Imana ititaye ku ijambo, ku magambo bavuze, ititaye ku buzima ubayemo. Imana yagutabara ukurira indege, Imana yagutabara ugatura mu mahanga, Imana yagutabara ukaba mu Rwanda ukomeye, Imana yagutabara ukaba umugabo, ukaba se w'abahungu n'abakobwa, Imana yagutabara ukagira abaja n'abagaragu, Imana yagutabara ukagira ubuzima bwiza. Kuko ibi tuvuga dufite ibimenyetso, dufite ibihamya by'ibintu Imana yakoze. Reka ntangire ngusuhuza nshuti mukunzi w'Impamba Nyayo TV, ushimiye ko udahwema kubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye. Jyewe wumva nitwa Hozana the Sax. Tugiye kuganira n'umugabo ubona kuri kamera, umugabo wambaye neza, umugabo ushima Imana kandi afite byinshi yashimira Imana yamukoreye. Tugiye gutangira wibwira abakunzi b'Impamba Nyayo TV. Yego, murakoze. Namwe nanjye ndabaramukije abakunzi b'Impamba Nyayo TV. Imana ibamugisha. Nitwa Twiringiyimana Christian. Ndi umukozi w'Imana, umuprofeti mu itorero ryitwa Foursquare branch cyangwa paruwasi ya Musanze. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu, mfite abana 5, harimo abahungu 2 n'abakobwa 3. Yego. Hanyuma Christian, wavukiye he? Ni he wakuriye muri rusange? Navukiye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali. Dukurira aho ngaho. Uko isi igenda ihinduka, abantu bakava mu ntara zimwe bajya mu zindi, ariko iwacu ni hariya nyine i Nyamirambo. Mu buryo wabikomoje tubwira ko uri umukozi w'Imana, uri profeti, tangira uduhe ku mateka y'ukuntu wabaye umukozi w'Imana. Ese wavukiye mu muryango wa Gikristo ku buryo nawe byakoroheye kuba umukozi w'Imana? Jyewe ntabwo navutse mu muryango w'abakristu. Nahamagariwe mu itorero rya ADPR, mpamagarwa mu buryo butari bworoshye. Ntabwo ari uko mama cyangwa data bari abakristu, oya, ntabwo ari cyo cyatumye nkizwa. Nubwo mama we nakijijwe nyuma aho mama amaze gutaha, ariko ntabwo nakijijwe kubera ko ababyeyi banjye bari abakristu, ahubwo Imana niyo yampamagaye. Imana impamagarira gukora umurimo wayo mu buzima butari bworoshye, mu gihe kitari kizima, kitari cyoroshye. Nibwo igihugu cyari kikiva mu ntambara, nibwo twari tukiva muri jenoside. Abantu benshi bari bafite ubuzima bubi, bari bafite ubuzima bugoye, imfubyi zari nyinshi, abapfakazi ari benshi, n'abagabo nabo babuze abagore ari benshi. Cyari igihe gikomeye cy'amagume, muri za 97, igihugu kitariyubaka, abantu ari abakene, abantu babayeho ubuzima butari bwiza. Ariko aho ngaho rero niho Imana yampamagaye. Numva ijwi rimpamagara mu izina, rirambwira ngo mwana wanjye haguruka, ndashaka gukorana nawe. Imana itangira kugenda inyereka, ngira amayerekwa, nkabona ibintu ariko simenye ibyo ari byo, nkabona amayerekwa ariko sinsubashe gusobanukirwa. Ariko nyuma nza kuganira n'umukozi w'Imana, twahuye, usa nkaho navuga ko ari we wandeze mu buryo bw'umwuka. Ndanamusuhuje niba ari gukurikirana iyi televiziyo Impamba Nyayo TV. Ndamuramukije Jean Baudouin Hitayezu.
atangira kunsobanurira nkamubwira amahereko nagize, akansobanurira igisobanuro cyabyo, amba hafi mu buryo butari bworoshye, amba hafi, aba umubyeyi wanjye kandi akiri umusore mu buryo bw'umwuka. Atangira kujya ampanurira, noneho akambwira ngo Imana izagukoresha ibitangaza, izagukoresha ibimenyetso n'ibintu bikomeye. Nyuma rero nibwo naje kujya ku mudugudu wa Mwendo muri paruwasi ya Muganza, mu ntara, mu mujyi wa Kigali, ego, muri paruwasi ya Muganza ku mudugudu wa Mwendo. Ndagenda nsanga abakozi b'Imana bari bahari, batangira kudutoza. Urumva twari n'abana, batangira kudutoza, tukajya muri Sunday school, ariko ngewe nkumva still ndacyafite ibintu birenze, mfite umuhamagaro urenze wo kubwiriza ubutumwa. Dutangira umurimo w'Imana gutyo. Rero abakozi b'Imana bagenda badusimburana ku mudugudu. Officiellement Imana yaje kuvugana nanjye ku mugaragaro mu iteraniro, ikoresha umwarimu wari uyoboye umudugudu icyo gihe witwa Faina, ego. Imana imbwira amagambo akomeye, irambwira ngo nzabana nawe, nzakugirira neza, nzagutabara, nzakurengera, nzagukoresha. Nari mfite ikibazo cy'amaso cyari gikomeye ku buryo kureba byari ikibazo gikomeye. Muri ubwo buzima rero Imana butari bworoshye n'ubukene, Imana ikambwira ngo nzabana nawe. Ariko wabyumva gute? Wabyumvaga nk'ibintu byoroshye mu gutwi, cyangwa wumvaga ari ibintu bizaba mu buryo bukomeye? Nkurikije imiryango mvukamo, nkurikije uko nari narakuze, nkurikije uko nari nararezwe, numvaga ari ibintu bitabaho. Numvaga se umuntu akorera Imana gute? Se nanjye nakorera Imana? Numvaga amakuru y'abantu bakorera Imana, nkareba abantu bitwa abakozi b'Imana tubona, nkabona ngewe Christian gukorera Imana, nkumva nta mashuri mfite, sinize, nta theology nize, nta rindi shuri nize, nkumva gukorera Imana, nkumva nyine nkavuga nti reka ntegereze ndebe ibyo bizanyana. Ariko uko bigenda bikura, ko ngenda nkura, ngenda numva mba umunyembaraga. Imana itangira kunkoresha ibimenyetso n'ibitangaza ku mudugudu wa Mwendo. Imana itangira kunkoresha mu buryo bw'ivugabutumwa no guhanurira abantu. Ntangira kuzamuka, niyumvamo koko naba umukozi w'Imana. Ntangira kuzenguruka imidugudu ngenda mbwiriza ubutumwa. Ntangira kugenda nzamuka mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa. Igihe cyaje kugera rero mbona bibaye successful, mbona noneho mbaye umukozi w'Imana. Ntangira numva nigiriye icyizere nk'umuntu koko wakorera Imana. Muri icyo gihe kitari cyoroshye, ni ubuhe butumwa wabwiraga abantu? Muri icyo gihe kitari cyoroshye, nahagurutse mu ivugabutumwa mpagurukijwe n'Imana, ariko impaye message yo kubwira abantu kwihana. Icyo gihe byo umwuka w'Imana yari agikora, abantu bari bakimuha umwanya, abantu wihanisha abantu, ubwiriza abantu ubutumwa, ukabihanisha ibyaha. Ushobora gutokinga umuntu ukamubwira ngo Imana irambwiye ngo ihana ibi ngibi, kandi wagirirwa umugisha kenshi akakumvira nawe akihana. Rero nahagurutse ndi umuhanuzi w'umurondozi urondora ibyaha, kandi Imana impagurutsa ngenda no ku misozi, nkazamuka nkajya kubwiriza ubutumwa, ariko ngambiriye ko abantu bava mu byaha, bakihana, bagashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kuko numvaga ko ibindi byose umwuka yari yaramishuriye ko ari inyongera. Ntabwo byari byoroshye rero kuza ugasanga umuntu wambaye inkweto nziza, ipantaro nziza. Nge nambaraga igikanzu cy'umweru, abantu bari kuri televiziyo hariya
bashobora kuba banzi icyo gihe bahita banyibuka. Nambaraga igikanzu cy'umweru, nakundaga kuvuga ijambo rivuga ngo biryoha biryana iby'Imana. Navugaga ko ibintu by'Imana mu buryo bwagutse, ijambo rivuga ngo biryoha biryana iyo umuntu ari mu mwuka. Hari korasi twajyaga turirimba ivuga ngo iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka, iyo umuntu ari mu mwuka yumva ari akanyoni. Donc yumva iyo uri mu mwuka. N'uyu munsi iyo umuntu ari mu mwuka yuzuye imbaraga z'umwuka wera, aba yumva yaguruka, aba yumva yuzuye imbaraga, aba yumva akomeye, aba yumva ari umuntu udasanzwe, aba yumva ari umunyembaraga, aba yumva nta kintu kiba ku isi kibaho cyamukoraho cyamunanira. Ariko ibyo bintu birakuryohera, ukumva uraryohewe, ugahanura ukumva uraryohewe, wabwiriza ukumva uraryohewe. Ariko nanone condition z'umuntu cyangwa se kriteriya z'umuntu w'umunyamwuka rimwe na rimwe zikakugonga, bikagusaba kubabara, bikagusaba guhangayika, ukabesherwa ukihangana, ukaba udashobora kujya, ukaburara ukihangana muri ubwo buzima bw'ubupfubyi, ukaburara ukihangana. Kandi Imana yakubwiye ngo uzarya, ariko ukaburara ukihangana, ukambara ubusa ukihangana. So ugakomera ku isezerano ry'icyo Imana yari yaravuze. Imana rero yari yarambwiye ngo nzakugira umugabo. Numvaga bitazashoboka. Numvaga bitazashoboka, numvaga bitakunda. Numvaga se nzaba umugabo nshingiye kuki? Ko ibyo ari byose nzaba umugabo se, ninde mukobwa uzanyemera? Bitewe n'amateka, bitewe n'ukuntu nasaga, bitewe n'ukuntu nari imeze, n'uburyo nari mbayeho. Numvaga atari ibintu biri hafi. Ariko ndashima Imana ko isezerano yahaye umuntu irikurikirana imyaka ibihumbi, igasohoza, ikaruhuka ari uko ibisohoje. Hanyuma abantu bakureba ubu ngubu ku Mpambanyayo TV barabona ko uri umugabo uhamye, umugabo umeze neza, bitandukanye no ku icyo gihe wabitekerezaga ukavuga uti se hari umukobwa wanyemera. Ubu ngubu bumvise ko ufite abana, watubwiye ko ufite abana bangahe? Batanu. Umva ko ni urubyaro rushimishije, ufite umugore mwiza. Hanyuma muri ubwo buzima, tukiri muri ubwo buzima butoroshye bwo guhanura ariko ufite ubukene, ukaguma kuri rya sezerano muri quartier wenda aho umuntu yakuriye, baravuga bati uriya ni mwene runaka, ese ubundi yirirwa abeshya ngo Imana ngo izamugirira neza. Turamuzi. Hari ahantu twajyaga tujya kurya ibisheke mu bisheke by'umuhinde. Ugasanga abantu uri murabwiriza ubutumwa barakuzi, uri igisambo wibi bisheke ukababwira ko Imana izabagirira neza, ariko still ugasubira mu mwuka. Ubuzima bwo kwiba atari uko wagiye wenda kwiba ukaba wanabisabye, ariko nyine ubwo buzima bukakugaragaza nk'imbobo, kubera ko n'ubundi uvuye kubwiriza ubutumwa still uracyafite inzara. Ntabwo wabwirije ngo wahaze, noneho ukajya mu nkuka kujya gushaka ibisheke ahitwa mu Karambo ku Muhinde. Noneho abantu bakibaza, se uyu muntu uvuga gutyo, uyu muntu uri kuvuga gutyo ari umushumba w'inka, haragiye inka, ngo Imana izakugirira neza gute? Yabuze ibyarya, Imana izakugirira neza gute? Ariko ndashima Imana kwikurikirana ijambo yavuze, ikarikurikirana imyaka n'imyaka, kandi igaca inzira aho zitari, ikakugira umugabo. Ni ukuvuga ngo Imana irirwanirira ikakugira umugabo. Iyo ubwayo iriyaranja ititaye ku nzara wagize, ititaye ku gahinda wagize, ititaye ku magambo bakuvuze, ititaye ku buzima bubi wabayemo, ititaye ku bupfubyi bwawe, ititaye ku ntambara warwanye, ititaye ngo wavutse kwa runaka, ititaye ngo warerewe kwa runaka, ititaye ngo wariye ubusa, ikiyaranja igashaka inzira zose ikagutabara, kandi ikavuga ngo mwana wanjye ndagutabaye, kandi ko kugatabara. Amen. Imana ishimwe
kuko Imana yagiye ivugana natwe icyo gihe. Ndibuka wenda niba hari abantu bari gukurikirana uyu murongo, twasenganye hari igihe hari abitwa ba Rurangwa twagendaga dusengana. Ubu ni perezida wa korali yitwa Horiasp, ndabasuhuje cyane. Ni korali nabayemo cyane. Hari abitwa Bahagena, ndibuka Imana yajyaga inkoresha ikababwira ngo bazajya gutura muri za Amerika. Hagena ubu yagiye muri Amerika, yari perezida wacu icyo gihe. Hari abitwa ba Manuel, nabo baragiye muri Amerika, bari abaprofeseri. Kumva profeseri wo muri 12 years hano mu Rwanda, ukumva ngo yabonye opportunity yo kujya muri Amerika, ataruko akurikiye se, ataruko ari imiryango ikomeye, ari kubera ko Imana yavuze. Byagiye bimpa imbaraga, nkavuga ngo Mana, ubwo aba bantu sohoje icyo wavuze kuri bo, nanjye icyo wavuze kuri ngewe uzagisohoza. Abitwa ba Nyandwi, abitwa ba Pasi, ni abantu twagiye tubana mu buryo bwiza, mu buryo bwo gusenga. Ndavuga muri icyo gihe cyo guhamagarwa. Muri icyo gihe cyo guhamagarwa, muri ubwo buzima butari bworoshye, twazamukaga umusozi. Twazamukaga imisozi tukajya hariya mu Kigali ahitwa kwa Rukiramacumu, tugasenga Imana ikatubwira ngo bana banjye nzabagirira neza. Tukajya Jangwani, Imana ikatubwira ngo bana banjye nzabagirira neza. Kuko buriya hariya habamo ubuvumo bwinshi. Harahitwa mu Kavumbi muri 12, mu Giporoso muri 11, tukazenguruka ubuvumo bwose twarabujagajagaga turi gusenga. Ariko Imana ikavuga ngo bana banjye nzabagirira neza. Igitangaje rero, abo bose twasenganaga babaga biga, ngewe ntiga. Noneho Imana yababwira ngo izabatabara, nkavuga n'ibyo ari byo byose izabatabara nyine kuko barize, ifite aho ihereye. Ngewe izahera kuki? Nje ko ndi Rushati, iyi Imana ivuga ngo izantabara, iyi Imana ivuga ngo iza mu rugo, izahera kuki? Ariko nkumva ijwi rimbwira ngo humura, ibyo nagambiriye kuri wowe nzabikora. Nukuri ntago byari byoroshye, ariko Imana ishimwe ko yabihinduye ibyoroshye, iza kubikora, itugirira neza. Turacyari mu nzira y'amajyambere, turacyashaka ubuzima, ariko ibyo ari byo byose dufite aho twavuye, ifite aho itugejeje. Imana ishimwe. Ariko idafite ahantu ishingiye, nta kintu Imana yashingiyeho kugira ngo intabare. Yashingiye ku ijambo ryayo gusa, ntiyashingiye ku mashuri, ntiyashingiye ku bundi, nta muntu n'umwe yashingiyeho. Yashingiye ku ijambo yavuze. Aricyo gituma numva nabwira uyu muntu udukurikiye kuri iyi televiziyo, ndagira ngo mubwire ngo Imana ititaye ku ijambo, ku magambo bavuze, ititaye ku buzima ubayemo, Imana yagutabara ukurira indege, Imana yagutabara ugatura mu mahanga, Imana yagutabara ukaba mu Rwanda ukomeye, Imana yagutabara ukaba umugabo, ukaba se w'abahungu n'abakobwa, Imana yagutabara ukagira abaja n'abagaragu, Imana yagutabara ukagira ubuzima bwiza. Kuko ibi tuvuga dufite ibimenyetso, dufite ibihamya by'ibintu Imana yakoze. Nawe tekereza uwo muntu utarize, uwo muntu utarakandagiye mu ishuri, uwo muntu utaragize ubuzima, utarabaye mu buzima bwiza, ariko uyu munsi akaba yitwara atari impano bamuhaye. Ajya ku isoko nawe akagura, akavuga ngo Mana, akavuga ngo akagenda agasanga ikinyabiziga mu isoko, akagicisha, yarangiza gucisha ku biciro, agacuririkanwa, yarangiza akishyura, akagitahamo, akagiparika iwe mu rugo. Wenda nitugira umwanya wo kuganira, nzababwira ukuntu Imana yagiye inzamura step by step, ngera ku rwego ncuruza imodoka, nkatumiza imodoka hanze, nanjye nkazizana mu Rwanda nkazicuruza. Ubuntu buhamya ni ibintu tubwira abantu kugira ngo abantu bongere batekereze ko Imana nta hantu kuri Imana itagukura, nta hantu kuri Imana itagukura. Ndibuka najyaga njya kubwiriza za Shorongi, hariya mu majyaruguru hirya za Rurindo, nambaye kamambiri, ariko Imana ikambwira ngo nzakurengera. Yarabikoze rero, yarandengeye n'ukuri. Hanyuma Christian, nanone twongere dutekereze abantu mwasenganaga muri icyo gihe. Iyo hari umuntu
ugikurikirana rya sezerano wababwiraga ko Imana izabagirira neza ku buryo na n'uyu munsi iyo muhuye akubwira ati pastor warasengeye koko ibyo Imana yamvuzeho byarabaye? Yego, hari abantu duhura hari ibyo Imana yakoze turabibona, nko gukiza indwara ikazikiza tukabibona, guhanurira abantu ngo Imana izabagirira neza. Burya umuhanuzi yemerwa ibyo yahanuye iyo bisohoye, ariko uyu munsi hari abantu bahagarara aho nyine. Ubu turi kuvuga kuri icyo gice, urumva twibanze ku gice cyanjye cy'ubuzima bwo guhamagarwa mu mihamagarirwe yanjye, ariko nibo nakunze kuvugaho cyane. Ariko iyo myaka ubigiye kuba 27 mpamagawe ndi imbere y'Imana, nahuye n'abandi bantu, nahuye n'abazungu, mpura n'abirabura, mpura n'abandi bantu benshi bakomeye, n'abandi bantu batandukanye. Ariko bamwe ubu bari muri za Sena, Imana yari yarabibabwiye, Imana ikamubwira ati uzaba muri Sena. Abandi babaye abaminisitire, abandi babaye aba executive, abandi n'abadokiteri. Iyo duhuye rero baravuga bati turashima Imana yagukoresheje ukadusengera, ukaduhanurira bya bindi Imana yagukoresheje. Ndabizi ko n'abantu bari kureba iyi televiziyo harimo abantu bari buze kwibuka bakavuga bati mu by'ukuri rwose turashima Imana ko hari ikintu Imana yavuze igukoresheje yaragikoze. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi Imana yagiye ikoresha. Nitubona umwanya tuzajya tugenda dutumira abantu Imana yagiye ikorera ibitangaza, baduhe testimony z'ibyo Imana yagiye bakorera. Twabonye abagore bari barabuze imbyaro babyaye, twabonye abagore bari barabuze imbyaro babyaye. Wenda nibiba ngombwa rimwe na rimwe tuzatumira bamwe muri abo, tubahamagare baze batanga ubuhamya bavuge ibyo Imana yagiye bakorera. Yego, ni byiza. Nanone twakunze kugaruka yenda ku muhamagaro wawe, uburyo Imana yaguhamagaye. Hari umuntu duherutse kuganira nanone kuri televiziyo atubwira ko Imana yamuhamagaye mu iyerekwa rya nijoro, imushyiramo umuzingo wa Bibiliya, iramubwira iti ndaguhamagaye ugende ubwirize amahanga yose. Wowe wahamagawe mu buhe buryo? Wahamagawe nawe mu bitotsi bya nijoro cyangwa Imana yakweretse imbona nkubone? Ngewe Imana yanyeretse nicaye ku ibuye, ntago nzabyibagirwa. Byari igihe cy'isaa 10 abanyeshuri bari kuva ku ishuri, nari nicaye ku ibuye hari kuri kakazuba ka kibera inka kandi mugoroba kakandi abanyeshuri bari gutaha. Nari nicaye ku ibuye ndikota akazuba, ngiye kubona mboniyerekwa nari ndaho ngaho za Mwendo aho, mboniyerekwa mbona ndi hagati y'abantu benshi ndi kubwiriza ubutumwa. Naho ngaho Imana yampamagariye, Imana irambwira ngo numva ijwi aho hantu. Nibwo numvise ijwi, nibyo nakubwiye natangiye haruguru nkubwira ngo nagiraga amayerekwa, nagize amayerekwa. Imana irambwira ngo nguhagurukije kugira ngo ukize biriya birema, ukize bariya basazi. Mbona sengera abasazi, mbona mpagurutse ibirema, mbona abantu baza bapfuye bakazuka. Imana impamagara muri ayo mavuta. N'uyu munsi iyo sengera umuntu ntabwo numva ndi mu mbaraga zo kubwira umuntu ngo ngiye gusengera umuntu ngo tuturwara, ngo twa malaria, ngo twa grippe, ngo umuntu arwaye. Numva ndimo imbaraga zo gusengera indwara zikomeye. Imana rero yampamagaye nsengera indwara zikomeye. Imana impamagara mpanura ibintu bikomeye, kandi koko bikagenda biba successful, bikagenda bigera ku musozo. Ibintu nahanuye, ibintu Imana yankoresheje nkabona bisohora. Nanone se watubwiye ko hari abantu bagiye gusengera bafite n'ubuhamya bukomeye. Waba hari umuntu wasengeye yapfuye arazuka, cyangwa se ari mu nzira yo gupfa ubu ngubu akaba ariho ahumeka umwuka w'abazima? Turi Nairobi, icyo gihe nabaga Uganda, nibwo hari umumama ntari buze kuvuga amazina n'umukobwa we twari dusanzwe twarasenganaga. N'abantu ubu ngubu baba muri Nigeria,
bagiye muri Nigeria ariko turi in touch, dukunda kuganira kenshi. Nazabasaba babinyemerera tukahuza muganga, nibwo nasanze bamaze kumushyiramo za amaponje mu mazuru no mu matwi. Numva ngize ubwoba kuko urumva bamaze kumushyiramo ponje mu mazuru no mu matwi, bamushyize kuri brancard, bamutwara muri morgue, bamutwaye muri morgue. Ariko kubera Imana yari iri muri jewe, kubera ko ijwi ry'Imana ryari ryambwiye ko kuwa gatanu agomba kugenda mu Buhinde akazajya ku ishuri, ntabwo niyumvishije ko uwo muntu yapfuye. Mu by'ukuri ntabwo nzi uko byaje, jusqu'à maintenant nanjye ntabwo mbikurura ngo mbishyikire. Nibwo nababwiye ngo nimunyereka ahantu mwamushize. Papa we ni umunya Nigeria, mama we akaba umunyarwandakazi ariko warerewe muri Kenya, akurira muri Kenya. Nababwira ngo nimunyereka ahantu uwo mwana mwamushize. Nibwo twasoreranye turagenda twinjira ahantu mu cyumba, banyereka ko umwana bamushize muri morgue. Numva ntabwo nzi ahantu imbaraga zaturutse, ntabwo nzi ahantu ubwo bushobozi bwavuye. Nakuruye kwa kundi ukurura kiba kimeze nka kontwari, ndakurura. Noneho mu gukurura ndaturika ndaseka. Ariko mu z'ukuri nari mbikoze mu buryo bwo kwihagararaho, ariko nari ntarabona umuntu azuka. Nari ntarabibona, nabyumvaga muri Bibiliya. Nari ntarabona umuntu azuka. Ndaturika ndaseka, ndavuga ariko Mana, kumbi nawe hari igihe kigera ukabeshya. Niba iryo jwi ryaragiye rikagera aho uwo mwana niba yari yaragiye kuzimu, niba yaragiye mu ijuru, ntabwo mbizi. Gusa iryo jwi rishobora kuba ryaragiye rigera kuri uwo mwana, nawe asetswa n'ibyo nsetse. Mbona wa mukobwa araturitse, arambura amaso, mbona arasetse. Niko kuhita mukururamo, abantu bose bariruka. Bari baraho, hari umuganga witwa Dr. Chibuga, ni umunyakenya, muri Kenya, Nairobi. Hari mama we, papa we yari yagiye. Hari mama we, papa we yari umunya-Nigeria, yari umuyisilamu. Ubu nawe yarakijijwe, ubu ni umurokore kubera icyo gitangaza cyabaye. Igihe batwemereye kubera ubuzima bwabo bwite, babitwemereye bakaduha umurongo, dushobora kubaha umwanya tukaganira kuri Zoom, bakaduhereza ubuhamya. Si ibyo gusa, hari abandi ego akoresha Inyarwanda. Uwo mudamu n'umwana we akoresha Inyarwanda. Ubu nawe ni umudokiteri, saba gusa twabonye hari abandi twasengeye barabuze urubyaro, nabo Imana ibahereza urubyaro. Muri uko guhamagarwa hari abo twasengeye Imana ibaha abagabo bari baragumiwe. Muri uko guhamagarwa hari abo twasengeye. Imana yagiye ikora ibitangaza, Imana yagiye ikora ibitangaza n'ibimenyetso bituma twongera dutindana nayo. Impamvu tukiriho nuko twabonye ko yagiye dushyigikira, igakora imirimo n'ibitangaza. Yego. Hanyuma Christian, mu myaka watubwiye ko ari 27 umaze uhamagawe, niki kijya kigutangaza ku Mana mu muhamagaro wawe? Niki ujya utinyira Imana cyangwa se kikagutangaza? Nuko ari inyambabazi. Ikintu kijya kintangaza ku Mana ni imbabazi zayo, ni imbabazi Imana igira. Iyo wumva umuntu ashobora gukorera ikigo gikomeye, abantu twatangiranye umurimo bo bakorera leta, uyu munsi udafunze ari muri pansiyo, utari muri pansiyo yarirukanwe, utarirukanwe karamunaniye. Kandi mu by'ukuri suko nanjye ntagiye nkora ibyatuma nirukanwa kuri boss wanjye, ariko databuja ni umunyembabazi. Ntabwo kontara wasinyanye n'Imana igiye itesha agaciro, ndetse isezerano Imana yaguhaye ryo ryonyine rituma Imana ikureba n'amaso y'imbabazi. Watandukira Imana ikongera ikakurebera mu isezerano ryayo, ikakureba n'amaso y'imbabazi. Umuririmbyi yabivuze neza, aravuga ngo isi n'ibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Ndetse arangije aravuga ngo amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe
n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Amen. Donc ikintu kintangaza ku Mana ni imbabazi zayo. Imbabazi z'Imana zihora zintangaza buri gihe. Imana ikureba n'amaso y'imbabazi ititaye ku myitwarire wagize, ikakureba n'amaso y'imbabazi ikavuga iti mwana wanjye muri kampani komeza ugende, ikakureka ikakongera andi mahirwe. Imana ishimwe kugitanga andi mahirwe. Imana ihora iduha amahirwe buri munsi. Imana iguha amahirwe. Icyo kintu cyagiye kintangaza ku Mana. Ikindi kintu cyantangaje ku Mana ni ukugendana natwe. Imana igendana natwe. Noneho ukatisha itike y'indege ukajya mu mahanga, wari uri kumwe n'Imana mu Rwanda, wagera mu mahanga ugasanga yagutanzeyo. Amen. Wavayo wagaruka mu nzira uri kumwe n'Imana. Ibyo bintu nabyo ku Mana bijya bintangaza. Nuko Imana itanegurirwa izuru, ihorana natwe kandi ikatureba n'amaso y'imbabazi. Biri mu bintu bituma numva mpora ntangarira Imana. Kandi Imana ihora rishya, ntabwo ihinduka. Nacyo kiri mu bintu gituma mpora ntangarira Imana, uburyo idasaza ngo yitwaza akabando. Ni nacyo gituma twebwe abizera dukomera, tugahora dukomeye. Ngo nubwo dufite ibyago uyu munsi, ariko umugabo twizeye ni umugabo udasaza ngo yitwaza akabando, ni umugabo udahungabanywa n'imiraba n'imiyaga. Nawe tekereza Imana uko yari iri imbere ya korona, n'uyu munsi niko Imana ikiri. Ndetse uko Imana yavugaga korona itaratera, n'uyu munsi muri korona niko Imana iri kuvuga. Ndetse na korona nivamo niko Imana izakomeza kuvuga. Paulo yabivuze neza, aravuga ngo bene data, ngo ntidutinya ko ngo ntidushaka ko mutamenya amakuba twahuriye nayo muri Aziya, ngo kuko twarababajwe cyane byarutaga ibyo dushoboye kwihanganira. Ariko arangije avuga ijambo rikomeye Paulo, aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo na n'uyu munsi iracyaturokora, ndetse n'ejo hazaza izakomeza kugira gute kuturokora. Avuga ijambo rikomeye rero, aravuga ngo nuko rero ngubwo mwafatanyije natwe kwihangana, ngo tuzafatanya namwe nanone kunezererwa mu mwami wacu Yesu. Ni ukuvuga ngo ikintu gitangaza ku Mana nuko uko Imana yari iri ufite ababyeyi niko ikomeza kumera warabaye imfubyi. Uko Imana yari iri uri umukobwa, niyo ubaye umugore niko ikomeza kuba. Uko Imana yari iri mu buzima bw'ubukene, uri mu bukene, niyo ubaye umukire still ikomeza kwitwa Imana. Uko Imana yari iri uri umwana niko ikomeza kuba uri umwangavu, niko ikomeza kuba uri umusore, niko ibaye umugabo, niko ikomeza kuba uri igikwerere, ikomeza kuba Imana uri umusaza, ikomeza kuba Imana upfuye, ikaba Imana kubuzukuru, ikaba Imana kubuzukuruza, ikaba Imana kubumvimvi, ikaba Imana kuri generasiyo zigenda zikurikirana. Imana uko bayivuze isi gitangira n'uyu munsi niko Imana ikiri. Icyo kintu kiratangaje ku Mana. Imbabazi zayo zihoraho iteka. Imana ishimwe. Hanyuma Prophet, tugana ku musozo, turashaka ko abakunzi b'impamba nyayo ugira impamba ubagenera, hanyuma uraza no kudufasha mu gusoza, udushire mu maboko y'Imana mu isengesho. Impamba urakoze. Impamba numva nagenera abakurikiranye iyi televiziyo, mwene data, nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba, impamba numva naguha ni akantu gato cyane, ijambo ry'Imana iyo dusomye mu Baheburayo ibice 11 ku murongo wa mbere. Somera Abaheburayo ibice 11 ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kwizera icyo ari cyo. Kwizera icyo ari cyo. Ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Uko niko kwizera. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kandi uko kwizera, Imana iguha umugisha, kandi uko kwizera niko kuduhamiriza kw'ibyo tutareba n'amaso yacu ari iby'ukuri.
impamba numva naguha mwene data mushiki wanjye nshuti y'umusaraba, impamba numva naguha, impamba numva naguha ngo iguherekeze, ikintu numva nakubwira ngo kiguherekeze mu rugendo, icyo numva nakubwira cyazagufasha muri iyi nzira, icyo numva nakubwira cyazagufasha muri ubu buzima, ndagira ngo nkubwire ngo zamura kwizera kwawe, wizere ko icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Kubera ko kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kwizera niko konyine kuduhamiriza ko iby'Imana ivuze, kabone nubwo twaba tutabireba n'amaso yacu, kabone nubwo twaba tubona bitazashoboka. Kwizera niko kuduhamiriza ko ibyo tutabonesha amaso ko ari iby'ukuri. Reka nkubwire, Imana iguhereza isezerano mu cyaro ikarisohoreza mu mujyi. Imana yaguhera isezerano mu Rwanda ikazarisohoreza muri Amerika, kandi ijya kuri guhera mu Rwanda ntabwo wari uzi ko wabona na visa, nta nubwo wari uzi ko wabona itike ikuvana i Kigali cyangwa se ikuvana i Cyangugu ngo ikujyane i Kigali. Ariko Imana ishimwe ko kwizera kw'iby'Imana yavuganye natwe ari iby'ukuri, bijya bituma umuntu aguma mu masezerano. Kwizera gutuma umuntu atinda mu masezerano. Kwizera gutuma umuntu atindana n'Imana. Kwizera gutuma umuntu atinya icyaha n'igisa nacyo. Kwizera gutuma umuntu arindira shebuja. Ni nk'uko wavuga ngo ndindiriye databuja ibyo yambwiye, kuko ibyo sobuja yakubwiye igihe cyari cyo cyose, umunota ku wundi aba agomba gusohoza icyo yavuganye nawe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo impamba naguha muri ubwo buzima uhagazemo, niba warabuze urubyaro, niba warabuze umwana, niba warabuze umugabo, niba ubuzima bwaranze, niba uri kureba iyi televiziyo, niba uri gukurikirana aya magambo ubona ibintu byaranze, niba uri gukurikirana aya magambo ubona ibintu bitazashoboka, haleluya, ndagira ngo nkubwire ijambo rimwe: zamura kwizera imbere y'Imana, niko konyine kuzakubashisha kwegerana n'Imana, niko konyine kuzakubashisha gukomera, niko konyine kuzakubashisha gusohorezwa isezerano Imana yaguhaye. Ndetse no mu buzima bwawe bwa buri munsi, iyo ufite kwizera ibintu byose birikora. Iyo ufite kwizera ibintu byose birikora. Iyo ufite kwizera ibintu byose birahambuka, urahambuka, urabohoka, ukagendana kwizera. Dufite ibimenyetso by'abantu bagiye bizera ariko Imana ntibatenguhe. Kandi abantu bizeye Imana, abiringiye Imana bose bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye igihe cyose. Imana ishimwe. Iyo niyo mpamvu numva nahereza umuntu ukurikiranye iyi televiziyo ngo agire kwizera, kandi nakagaruka tuzagaruka twongere tuganire ku bintu by'Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Reka nibutse umukunzi wa Impamba Nyayo TV udukurikiranye muri aka kanya ko iki ari igice cya mbere cy'ubuhamya bwa Prophet Christian. Tuzakomeza n'ibindi bice bitandukanye, hanyuma dusoza wadushyira imbere y'Imana mu isengesho. Reka dusenge Imana. Isengesho numva ngiye gusenga, ndumva ntashaka ko riba isengesho ry'umuhango. Ushobora kuba wadukurikiranye ukumva iby'Imana yagiye ikora, ukumva iby'Imana yagiye ikorana natwe, nubwo tutari kumwe amaso ku maso, nubwo tutari kumwe kuri uruhimbi rw'Imana, ariko ndabizi ko wakurikiranye iki kiganiro twagize. Ufite uburwayi bwananiranye, ufite ibyifuzo byananiranye, ufite ibintu ubona ko bitazashoboka, uhagararane nanjye mu kwizera, uhagararane mu ijambo rivuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nuhagararana nanjye muri iri sengesho, hari ibintu Imana iri buze guhindura. Kandi aho hasi muri komantere uzavuge ngo cyagiye twarasenze, Imana ikora iki gitangaza. Niba hari ikintu gikomeye, ni ukwizera ko Imana ishoboye byose. Niba wumvise umutima wawe ugize kwizera, zamura icyifuzo cyawe imbere y'Imana. Nanjye ngiye gutegeka icyo cyifuzo, Imana igira ikintu ikora mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu, Mana y'imbabazi, Mana y'impuhwe n'urukundo, uyu muntu, uyu mudamu, uyu mukobwa, uyu musore cyangwa se uyu mugabo azamuye ikiganza, azamuye icyifuzo, aje imbere yawe. Hagarika izo ntambara, subiza kwifuza kwe,
hindura amateka y'ubuzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Sobanura ibintu bidasobanutse ku buzima bwe, muhindurira amateka, mwambika imbaraga, mwandikira amateka mashya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndamusabira imbaraga, ndamusabira gukomera, ndamusabira guhindurirwa amateka, ndamusabira guhindurirwa ubuzima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari ibyaha byamunaniye kuvamo, ndamusengeye ngo ibi byaha bivemo nonaha. Hari indwara zananiranye, ndafatamiriza indwara ngo niziceceke. Wa ndwara we ceceka, wa ndwara we hagarara, wa ndwara we tagaciro, wa ndwara we sohokamo, sohokamo umuve mugende mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndategeka izi mbaraga zose zitavuga Imana ngo niziceceke ku buzima bw'uyu muntu. Ubaka ingo nzima, ubaka ingo zikomeye, tanga imbyaro, tanga imbyaro, hagarika amarozi mu izina rya Yesu. Haza kwifuza kwa buri muntu wese. Urakoze wumvise gusenga kwanjye Mana, urakoze kuko ubikoze, urakoze kuko numvise hari ibintu bibohotse, urakoze ko numvise ku mpande enye z'isi hari ikintu Imana ikoze. Nawe ureba iyi televiziyo hari ikintu Imana igukoreye, nawe uhagaze ureba hari ikintu Imana igukoreye. Ndagira ngo wumve ko hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Izina ry'Imana nirihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo wakoze. Amen. Imana ibahe umugisha abantu bari badukurikiranye. Imana ihereze umugisha umuntu wakurikiranye ijambo ry'Imana, umuntu ugiye kuzamura kwizera kwe imbere y'Imana. Imana imuhereze umugisha. Kandi rega ari gihe yaba atarakora subscribe, ni subscribe, umuntu utarakora subscribe, nabonye muri abakozi beza, muri abantu bakora bashyira imbaraga zabo ku ijambo ry'Imana. Nanjye ndabizeza ko nzafatanya namwe tukagura ubwami bw'Imana kuri social media. So wakora subscribe wowe uri gukurikirana iyi televiziyo, hari akantu kameze gutya, kanda like, ego kanda like niba wakunze iki kiganiro. Hanyuma kuri iryo jambo ritukura rya subscribe hirya hari akantu kameze nk'inzogera, kariya kantu kameze nk'inzogera. Hari ukuntu agakandaho hejuru hari ijambo riza ngo all, ubwo ni all video, all videos. Okay, kariya kantu rero ukigakandaho kameze nk'inzogera haza list, haza list, ariko kanda hejuru handitse all. Nakanda kuri all, ubwo ibiganiro byose azajya bibona, azajya bibona byose. Okay, ibiganiro byose uzajya ubibona. Hari ibindi tuzaza tukakubwira, hari tuzago ubuhamya bw'ukuntu ingo yatugaburiye turi mu buvumo, tuzago ubuhamya bw'ukuntu igisiga cyatuzaniye imyenda yo kwambara, tuzago ubuhamya bw'ukuntu Imana yadukijije kanseri, tuzago ubuhamya bw'ibyo Imana yagiye dukoresha, ukuntu yagiye duhindurira amateka, tuzago ubuhamya bwinshi. Dufite ibintu byinshi tuzakubwira, ariko nuba wakoze biriya no kusangiza abandi. Hanyuma hari ijambo ryanditse ngo share, share, kugira ngo sharinge kuri za WhatsApp no ushobora no gukora copy paste ukajya kuri Facebook kuri konti yawe, muri hariya handitse post, agakora paste then akabipostinga. Buri muntu ntahita abibona kuri YouTube. Okay, abantu benshi bakabibona, kugira ngo tubashe kwamamaza ubwami bw'Imana. Yego, kugira tubashe kwamamaza ubwami bw'Imana kuri social media. Channel yitwa Impambanyayo TV. Andika Impambanyayo TV, ubundi ibindi byose biraza. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Kandi muri commentaire niba wanezerewe tubwire icyifuzo cyawe tugisengere. Niba hari icyifuzo cyawe ufite tubwire ugisengere. Hasi uraza kubonamo nimero yanjye. Yego, uraza kubonamo nimero yanjye hariya hasi. Yego, uraza kubonamo nimero yanjye. Hanyuma niba ufite icyifuzo cyananiranye uraza guhamagara kugira ngo tugufashe gusenga. Imana ibamugisha. Wavuga nimero yawe kugira ngo umuntu ureba video abashe kuyandika. Nimero yanjye ni 0788 35 13 87. Namwe Imana ihereze umugisha.
Asante sana. Asante.